Amazina yanjye nitwa Mporana Auguste, nkorera mu muryango wa Fire. Ntabwo nkorera hano mu Rwanda kuko ntabwo ariho ntuye, dutuye muri Amerika ahantu bita Idaho Boys. Rero ico dukora muri Fire, Fire igiye igira ibyiciro ahantu hatandukanye kuko tuyifite mu bihugu bitandukanye, muri Kenya, mu Burundi, hano mu Rwanda ndetse no muri Uganda no muri Congo. Hari abantu bakeya bakorera mu muryango wacu. Fire ikaba Canada, ikaba Australia. Rero aho ngaho niho hose Fire ikorera. Rero muri ayo mashami yose ninge representa ukorera mu ntuze muri Amerika, ubundi muri committee executive nkaba general secretary. Rero nari hano mu Rwanda gusura abana kugira ngo tubashe gukora ibikorwa byo kubafasha mu buryo bw'imyigire, kuko hari umuryango munini dufasha cyane urimo abana 45 dufasha mu buryo bw'imyigire kugira ngo tubateze imbere. Murakoze cyane abadukurikirana, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uno munsi twari mu gikorwa cyo gufasha abana dusanzwe dufasha b'imfubyi batishoboye. Twatangiriye mu karere hariya Igahanga, niho twagiye guheza abana ibikoresho by'ishuri. Ubu ngubu dusoreje ahantu bita Ruhuha, naho twakoze icyo gikorwa cyo guheza abana ibikoresho. Rero bari abana batari bakeya. Gahanga twafashije abana 12, hano naho twafashije abana 23. Rero ni igikorwa duhora dukora buri mwaka muri uno muryango wa Fire of God, kuko nico kintu twahisemo gukora bitewe na vision yacu, bitewe na mission yacu. Rero ibyo bintu biza bidufasha cyane kandi ni umugisha ukomeye cyane. Ubundi twari tunabakumbuye cyane, tubakunda buri gihe tukurikirana uburyo abana biga imyigire yabo, kuko nico gikorwa twihaye cyo kugira ngo tubashe kubageza ku bintu byinshi, baye bagira akazoza keza, bazagira ico bimarira, bafasha imiryango yabo. Ndetse hariho n'ababyeyi nabo dufasha batishoboye, abafakazi b'abagabo n'abagore, abo nabo turabafasha cyane muri ministeri ya Fire of God. Iki gikorwa twakoze kuko ministeri yacu tugira branches zibiri, cyangwa se amashami abiri tuza tuyibandaho. Hariho ishami rya vision ndetse na mission, kuko vision yacu ntangire kuri mission ivuga butumwa. Ni ministeri y'iyobokamana, tuvuga ubutumwa bwiza, tuzana abantu kuri Kristo. Ikindi kintu dukora, dufite vision ariyo bita isoko y'ubutabazi, nijyo tuza dukoreramo ibikorwa bitandukanye byo gufasha abana abatishoboye, abantu babuze ico bashobora kurya cyangwa se kwishyura abana babo minerval. Abana b'imfubyi cyane cyane nibo twibandaho batishoboye. Rero ibyo bikorwa turabikora cyane, nibyo dukunze gukora. Kugeza uyu munsi muri Fire mufasha abantu bangana gute? Kugeza uno munsi muri Fire dufasha abantu benshi. Dufite ibikorwa dukora mu Rwanda mu branch 3. Hariho ishami rya Gahanga ririmo abana 12, hakaba ishami rya Ruhuha ririmo abana 23, hakaba ishami rya Karenge ni muri za Rwamagana, harimo abana nabo barenga 15. Abo bose tubafashiriza muri ministeri ya Fire. Abantu bankurikira murashobora kubona ibino bikorwa byiza. Mu by'ukuri ni ibintu bijya bifasha cyane abantu batishoboye, kandi ni ibintu bituma tugira urukundo rwo gufasha abantu benshi. Rero wewe utaragira ubufasha, urashobora kugira uwo mutima wo gufasha, kandi wowe ushobora kuba utaruzi ministeri ya Fire of God. Ni umuryango mwiza cyane
urashobora kujoininga kandi waba ufite icyo ushobora gutwerera kubwo gufasha abo bana nabyo biremewe kabisa nta kibazo urashobora gushaka information zacu tukazibaheza hanyuma tukabasha gukorera Imana ndetse no guteza imbere abatishoboye mu buryo bishobora guhesha umugisha uvuye ku Mana. Amazina yanjye banyita Musabyimana Jose, ntuye mu mudugudu wa Nyabaranga, umurenge ni uwa Ruhuha. icyo uyu muryango wagufashije? Uyu muryango wadufashije mu bintu byo kwivana mu bukene, tubona abana bajya ku ishuri tukabona ibikoresho. Utubwiye mbere kubona ibikoresho kuri byagendaga gute? Byaratugoraga cyane, hakaba n'igihe n'umwana atajya kwiga kubera ko yabuze ibikoresho. Uyu munsi ni icyo ushimira Imana cyangwa se ushimira Imana? Ni byinshi cyane. Imana ishimwe yo yabatuzaniye mukadutekerezaho mukadufasha. Cyo nicyo nshimira Imana kandi namwe mbashimira. Nitwa Nyirashumbusho Violeta, ndi umuturage waho muri Nyabaranga, mu mudugudu wa Nyabaranga, akagari ka Ruhuha, umurenge wa Ruhuha. Uyu muryango izina ryawo urarizi? Witwa Faya. Witwa Faya. wawumenye ryari? Nawumenye 2018 na 7. Kugira umenye byagenze gute? Kugira ngo mumenye baje badusura, baza kudufatira abana, bemera kwitanga ngo babafashe, bakajya babaha ibikoresho n'inifomo, abana bacu babasha kwiga neza. Hanyuma mbere yuko bagufasha n'ubu ngubu bitandukanye gute? Umwana wawe amanota yabonaga n'ubu bimeze gute? Mbere rwose umwana wanjye ntabwo yabashaga kwiga kuko kugira ngo mbone n'inifomo byonyine byarangoraga, kubona amakayi nabyo byari bihenze, ariko rwose ariga akabona amakayi ku gihe kandi akayabona amuhagije ku gihembwe kurangiza umwaka wose. Kugeza kuri ubu ngubu umwana wawe yiga mu wa kangahe? Ubu azimukira uwa 3. Ndabashima rwose, ndashima Imana yabashije kubatwoherereza tukaba turi kumwe natwe, kandi ubwacu bajya badufasha cyane rwose, ntagiye batatwitayeho. Amazina yanjye nitwa Ngoboka Joseph, nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyabaranga, umurenge ni uwa Ruhuha, akagari ka Ruhuha. Nabonye urubyiruko rw'abasore rwose baza muri uyu mudugudu wacu, jye bansanze mu rugo ngira ngo ni abantu basanzwe nk'uko tubona abantu basanzwe bigendera, baza mu rugo bambwira baraje mbaha intebe baricara turaganira, babaza ikibagenza baransobanurira, bambwira ko bashaka abana bafasha cyane cyane mu bijyanye no kwiga ishuri. Natangiye kubamenya rero muri 2017. Ubwo rero umwana mfite yitwa Iradukunda Foyibi. Mu by'ukuri ngereranyije, kuko yewe impano mbonye iyo ari yo yose nyibona mu gihe gikwiriye. Uyu munsi kuri iyi tariki ya 6 dore ni itangira ry'amashuri ryaje. Iyi mpano ihawe umwana wanjye y'amakayi n'amakaramu yo kujya ku ishuri, genda yishimiye n'ukuri. Imana ibongerera umugisha. Jewe mfite abana 5, ubwo mu rugo turi abantu 8. Ubwo mu by'ukuri igihe mu bisanzwe ndi umuhinzi, ari nanone mu bintu byamfashije. Urumva kwifasha uwo muryango w'abana bangana gutyo ni ibintu bigoranye cyane, ariko kuba narabonye abandi bantu, uyu muryango wa Faya ugizwe n'urubyiruko, ukaza ukanshyigikira ukamfasha mu bikoresho by'ishuri, imyambaro, amakayi, amakaramu, ni ibintu byaramfashije cyane, kuko ibyo nari gushaka mfashisha undi mwana, ubwo byafashije uriya, byo biranyunganira nanjye bikomeze gutunga umuryango. Mu by'ukuri ndishimye cyane. Nitwa Mukeshimana Angela. Maze igihe kingana gute uzi Faya? Maze imyaka
ni imyaka 5. imyaka 5 uze kutubwiraho gatoya n'iki bamaze mu buzima bwawe mu mibereho yawe. Mu buzima bwanjye icyo faya yamariye yanyishyuriye umwana ishuri imwitaho nk'uko yakwita ku bandi bana bose, kandi ikindi kintu yamariye nuko igihe cyose nagiraga ikibazo nayiyambazaga ikaba iragikemuye. Ndumva umuryango wanjye nta kibazo yigeze ugira kubera faya nayifashe nyine nka famiye, bitewe nuko njye nta na famiye ngira, yaba n'umwana niba arwaye mpita mpamagara faya, nkahamagara gadi. Ikintu nshima cyane Imana nuko mwaduhaye umuntu ubasha kwita ku bana cyane, uriya mwana bita gadi abitaho cyane bishoboka. Ni ukuvuga ngo ngewe ikintu muri rusange yamariye ku giti cyanjye imba hafi, nayifashe nk'umuryango wanjye, mbega numva fari famiye yanjye ko niyo ndwaye nibo bangeraho mbere yuko abandi bantu bose bangeraho. Igihe ugize nk'ubuhamya gatoya kugira ngo bagufashe byagenze gute, umwana wawe bamufashe mbere yuko bamufasha byari bimeze gute, ubu ngubu bimeze gute? Bajya gufata umwana wanjye baransuye, barabanje baransura basanga ndi mu buzima butari bwiza kandi mfite abana benshi ntashoboye kuvuga ngo narera. Baravuga ati reka tugufatire uno mwana, baramumfatira baramurera guhera mu mwaka wa 4. Ndumva baramufashe mu wa 3 mu gihembwe cya nyuma. Urumva n'ugera mu mwaka wa 3 kugeza ubu ngubu bakaba bamugejeje muri segonderi. Byakumariye iki mu buzima bwawe busanzwe, n'iki wahinduye mu buzima, n'iki wateye imbere mu bihe kubera faya? Ibintu nateyeho imbere nuko bagiye bamfasha mu kwishyura umwana ishuri, singire igishyika cy'uko umwana atakwiga, nkumva ko isa n'ubundi umwana agomba kwiga kubera umuryango wamufashije, kandi noneho nkumva ndatuje muri ngewe, singire stress nyinshi bitewe n'uburwayi n'ubundi nsanzwe nigira bwa stress, nkabona biri kugenda bigabanuka. Amazina nitwa Nishimwe Emerienne, umudugudu ntuyemo ni Nyagatovu, akagari ni Kabasore, umurenge ni Karenge. Ndashima cyane umuryango wa faya, ni ukuri faya yangiriye neza cyane, byari bingoye ubuzima, umugabo yarantaye mfite abana 2. Narebaga umwana yari ari mu mwaka wa 2, nkareba kumugura ibikoresho by'ishuri nkabona birangoye, imyenda y'ishuri ibintu bikancanga, ariko naje gushimira Perezida Yves yaje kunsura iwacu epfo mu cyaro, aransanga anyereka uburyo ki hari umuryango wamfasha kurihira umwana. Saha izi ngizi baramfasha, ibikoresho by'ishuri nabibonye, baranyambitse, yewe igikapu atwaramo amakayi ndagifite, inkweto yarazibonye. Ni ukuri rwose nta kintu na kimwe batankoreye, ndabashimira cyane kuko mbona uko ndihirira na musaza we, nkabona biroroshye mu buzima mbayeho. Ngiye kugira ngo nkumenye aba bana twabanye igihe kinini dusengana, mbona imbaraga bafite, uburyo bashaka Imana, numva nanjye ndabakunze. Ubwo rero hamwe no gusenga ntibigize banyirengagiza, cyo ngicyo nicyo kintu mbashimira. Impinduka yabayeho ni impinduka ndende cyane, kuko ubu ngubu ndi kubona umwenda wo kwambara bitangoye. Ya mafaranga nagatanzemo minerivare ku ishuri, uyu munsi wa none arimo kuza akagira ikintu akemura mu mibereho ya buri munsi. Baba ku ishuri bakeneye, hari ukuntu ku ishuri bari gukenera amafaranga ngo y'intebe, ayo nayo baragenda bakayishyura, sinkiyishyura. Imyenda yo kwambara sinkigura, ingurira musaza we, nanjye ubwanjye nkabona iyo nambara no kubagaburira. Muri iyi minsi ubu ngubu ikintu ndi guhinga ngewe, ndimo guhinga icyo bita inanasi, kuko ahantu umugabane wacu uri niyo site igezweho yo gupika inanasi. Ubu nicyo kintu ndi gukora. Mu myaka iri imbere nanjye nzani gufasha abandi.